Ndabasuhuje. Muri iyi minsi hari kuvugwa cyane ubucuruzi bwo kwishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, abantu ntibigere bagira aho bahurira n'ibiceri cyangwa se izi noti zidusazira mu mufuka. Mu minsi iri imbere ushobora kwisanga ufatwa nk'umuntu wasigaye inyuma cyane mu bijyanye n'amajyambere, mu gihe uzaba ufite ibifurumba by'amafaranga kandi ibyo gusigara inyuma byo n'ubu byaratangiye. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko na leta z'ibihugu zikomeje kuzarira cyangwa se kugenda bigura intege mu kugera kuri iri koranabuhanga, zakwisanga abaturage bazo basanzwe baramaze gutangira gukoresha amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe iri koranabuhanga ritumviswe kimwe hagati ya leta n'abaturage, mu bihe biri imbere uzasanga iri koranabuhanga risa naho ritumye leta n'abaturage baca ukubiri mu bijyanye no kugira amafaranga, kwishyura no gutunga amafaranga. Twari dusanzwe tumenyereye gutanga amafaranga mu ntoki kugira ngo tubone serivisi dushaka cyangwa duhabwe ibicuruzwa. Niyo utayatanga mu ntoki ariko bigakorwa mu buryo bwigaragaza cyane, nko gukoresha uburyo bwo kuyahererekanya ku mirongo y'itumatumanaho, mobile money, cyangwa se nanone konti zacu muri banki. Hari ubundi uburyo bushyashya, cryptocurrencies. Nk'uko byumvikana ni amafaranga asanzwe nk'uko twavuga amafaranga n'ubundi, ukamenya yuko harimo amadolari, amadinari, amapounds, amayero, amanyarwanda, amashiringi n'andi atandukanye, yose muri cryptocurrencies. Aya ngaya yo muri cryptocurrencies aho atandukaniye n'aya ngaya asanzwe nuko ari mu buryo buri digitale cyangwa se uburyo budafatika bw'imibare gusa. Nta noti cyangwa se ibiceri, aba kuri internet, murandasi. Akoresha ubuhanga bwitwa blockchain mu kuyaha agaciro. Blockchain ni uburyo bwo kubika amakuru, uruhererekane rwo kuyahanahana kuri za mudasobwa ku isi yose, aho umuntu yaba ageze akabigenzura neza, akishyura cyangwa akishyurwa. Ni mu buryo bw'ikoranabuhanga. Azwi cyane yanamamaye ku isi yose n'ubu batangiye gukoreshwa henshi ni Bitcoin. Ntabwo atangwa na za leta cyangwa se za banki nk'uko handi bisanzwe bigenda. Buriya nubwo ujya wumva Bitcoin, ntabwo ariyo yonyine ihari. Hari n'andi mafaranga menshi atandukanye. Ahangaha twavuga nka Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, USD Coin, Dogecoin, Binance USD, Polkadot, XRP n'andi menshi. Cryptocurrencies ni nyinshi. Cryptocurrencies uyatanga binyuze kuri murandasi, ubundi nawe ugahabwa ibyo waguze, byaba ibicuruzwa cyangwa se service usaba, ibintu bikarangira gutyo. Ibigo byinshi bitandukanye bishobora gukora ifaranga ryabyo. Iri faranga akenshi ryitwa tokens. Ibi bigo bitamo yuko rikoreshwa mu kugura ibicuruzwa na service bitanga. No kuvuga yuko ikigo runaka gitanga service ku bakiriya benshi gishobora guhitamo kwikorera ifaranga ryacyo kuri internet, abantu bakigana cyangwa abantu bahererekanya service zacyo bakaba ariyo bakoresha gusa. Bifate nko kugura itike ikwemera kugura ibikujyana muri casino. Uzakenera gufata amafaranga yawe asanzwe wari ufite mu ikofi cyangwa se kuri ATM cyangwa andi mafaranga wari ufite mu mufuka, hanyuma noneho ayo mafaranga uyavunjemo cryptocurrency kugira ngo biguheshe uburenganzira bwo kugera ku bicuruzwa na service z'ibyo bigo. Ibigo runaka, tuvuge nk'ibigo bicuruza ibiribwa, ibicuruza matela, ibicuruza mudasobwa, ibicuruza amabuye y'agaciro, ibicuruza amabati cyangwa ibindi bicuruza ibintu ibyo ari byo byose. Mwibaze biramutse bivuze ngo ntimuzongere kutuzanira amafaranga, ahubwo ayo mafaranga ni muyavunjemo itike twebwe twatanze, itike iri kuri internet. Noneho buri tike igahabwa agaciro kayo. Bavuga bati umuntu ushaka amatela aragura wenda itike ifite agaciro kangana n'ibihumbi 100. Ubwo noneho amafaranga ntuyajyane, wowe ukajyana ikigaragaza yuko waguze iyo tike iri kuri internet. Nuko nguko ibigo bimwe bitamo gukoresha ubwo buryo, ni cryptocurrency. Iyi niyo rero bimwe mu bihugu biri kwigaho ubu ngubu kugira ngo bibe byakwemeza gukoresha aya mafaranga yo mu ikoranabuhanga yasimbuye amafaranga yandi asanzwe. Mu minsi yashize, Perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu yasabye abakozi b'abanki nkuru y'icyo gihugu kuba maso mu gihe mu bice bitandukanye by'isi abantu bakomeje gushishikarira cyane gukoresha bene aya mafaranga azwi nka cryptocurrency. Ntabwo ari Tanzania gusa, kubera yuko u Rwanda nka kimwe mu bihugu byimirije imbere cyane ikoranabuhanga, Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje yuko iri gukora ubushakashatsi n'inyigo
bigamije kureba uko mu Rwanda hatangira ikoreshwa ry'aya mafaranga y'ikoranabuhanga ya cryptocurrency. U Rwanda ruvuga yuko ruzinjira mu buryo bw'amafaranga y'ikoranabuhanga agenzurwa na Banki Nkuru y'Igihugu bizwi nka Central Bank Digital Currency. Ubu ngubu bukaba butandukanye gatoya n'ubwa cryptocurrency. Bimwe mu bitandukanye Central Bank Digital Currency na cryptocurrency harimo yuko kimwe kiba kigenzurwa na Banki Nkuru y'Igihugu, mu gihe ikindi gishobora kugenzurwa n'ubonetse uwo ari we wese nk'ibigo by'ubucuruzi bifite ikoranabuhanga ryo hejuru, ariko n'abandi bantu bazobereye cyane mu ikoranabuhanga bashobora kukigenzura. Ibi ngibi rero bituma ikoreshwa rya Central Bank Digital Currency ritagira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu ugereranyije n'uko bigenda kuri cryptocurrency. Central Bank Digital Currency na cryptocurrency bihuriye ku kuba byose bikoresha ikoranabuhanga rifasha mu guhererekanya ibicuruzwa cyangwa gutanga za service hifashishijwe Bitcoin. Twayibonyeyo. Gusa kuri Central Bank Digital Currency ibi bikorwa biba biri mu ibanga, mu gihe cryptocurrency kiba ari icya rubanda, kiba kiri ahantu hose kuri internet. Nigeria niyo gihugu cyonyine muri Afurika cyatangiye kureba uko cyatangiza ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga ariko ku buryo igihugu gishobora kuyagenzura. Igihugu cya El Salvador nicyo muri Amerika y'Epfo cyabimburiye ibindi bihugu byose biri ku isi mu kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ry'ifaranga ryo mu ikoranabuhanga rizwi nka Bitcoin. Ryemewe n'amategeko y'iki gihugu ubu ngubu, bivuze ko cyamaze kwinjira muri cryptocurrency byemewe n'amategeko, nicyo cya mbere ku isi. Muri cryptocurrency ntabwo amafaranga atagaciro bishingiye ku micungire y'amafaranga nk'uko bigenda ku mafaranga asanzwe y'ibihugu. Banki nkuru z'ibihugu ntawe zihurira n'aya mafaranga ngo uvuge yuko wenda hashobora kubaho igabanuka ry'agaciro k'amafaranga binyuze muri inflation cyangwa se deflation. Nubwo ari faranga ryo kuri internet, hari ibihugu bimwe na bimwe bitararyemera, ariko ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze kubyemera. Muri makeya biterwa n'igihugu uko kimeze, uko ubukungu bwacyo bumeze n'uko ikoranabuhanga ryacyo riteye imbere. Urubuga rukora ubushakashatsi ku masoko mpuzamahanga rwa coinmarketcap.com ruvuga yuko kugeza ubu ngubu hariho amafaranga ya cryptocurrency arenga 10,000 yose akaba ari ku isi acuruzwa. Ibyo ngibyo byagaragaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Aya mafaranga yose hamwe yabarwa agaciro ka trillions 1.3 by'amadolari y'abanyamerika. Akaba yari amaze iminsi ataye agaciro kubera ko mu kwezi kwa kane yari trillions 2.2 by'amadolari y'abanyamerika hashingiwe ku makuru y'ubushakashatsi ya CoinMarketCap. Ifaranga rya Bitcoin, dore yuko ari naryo ryamamaye cyane mu yandi ma cryptocurrencies yose, ryonyine ribarirwa miliyaridi 600 z'amadolari y'abanyamerika. Nuko nguko uyu munsi rihagaze. Nyamara mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2021 ryabarirwaga trillions 1.2 by'amadolari y'abanyamerika. Ubwo naryo ryataye agaciro. Mu mafaranga adafite igihugu ashingiyeho cyangwa se ngo agaragare ku buryo umuntu yafata mu ntoki, Bitcoin irayoboye cyane muri ayo mafaranga. Uyafite uyifata nk'idinari rya Kuwait mu mafaranga asanzwe, kubera ko ubu ngubu niryo riyoboye andi yose mu ivunja n'ivunjisha. Gusa ntaho rihuriye na Bitcoin. Iri ngiri rya Bitcoin rimwe gusa rirahenze cyane kubera ko ribaringana n'amadolari y'abanyamerika 32,000. Mu manyarwanda abagera kuri miliyoni 32 cyangwa se arengaho gato. Watangiye kubara yuko ufite ama Bitcoin runaka nk'ibihumbi byayo, nta kabuza waratangiye kurenga uruhombero, ubarirwa mu baherwe. Muri cryptocurrency kugira ngo utunge amafaranga bisaba yuko uba ufite currency wallet. Iyi ngiyi ni nka konti yawe muri banki, kubera ko hari amabanki akora ibingibi byo kuri internet byo kubika amafaranga atagaragara. Kuyahererekanya bikorwa na nyirayo gusa yifashishije icyitwa wallet ID cyangwa se wallet identification. Dusanzwe tumenyereye yuko amabanki asanzwe agira identification yayo. Aha rero urebye nabyo byenda kumera kimwe, ariko ahangaha identification iba ari umuntu ku giti cye. No kuvuga yuko mu bundi buryo nawe ubuhindutse banki. Buri muntu wifuza gutunga cyangwa guhererekanya iri faranga agira ububiko bwe. Ushobora kubika amafaranga kuri internet, aho ufungura konti ukajya winjiramo igihe cyose ushakiye, ugakoresha icyo ushatse uhereza abantu ugura cyangwa ugurisha. Wifashisha programu ushobora gushyira muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe, ukagura ububiko bwabugenewe Bitcoin hardware wallets
Ikindi nanone ushobora gukoresha impapuro mvunjwa faranga. Cryptocurrency ni ifaranga rikomeye cyane rifite ububasha rikagira n'umudendezo mwinshi ku isi, by'umwihariko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. By'umwihariko nk'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikunda kugira ibibazo by'ubukungu no kugwa kw'ifaranga, kimwe n'ibihugu biri mu bihano by'ubukungu usanga biteseka cyane. Inama nziza ngo kwaba ari gukoresha cryptocurrency mu buryo bwari bwo bwose. Isoko rya cryptocurrency kurikora no kuribonaho uburenganzira rihuse cyane kandi riroroshye ku bantu bose kurusha uburyo bw'amabanki gakondo asanzwe. Ibi ngibi biterwa no kuba muri crypto hari amabwiriza n'ibisabwa bikeya ugereranyije n'ibyo umuntu yasabwa mu yindi banki. Impamvu ibyo umuntu asabwa bisa naho aba ari bikeya no kubera yuko banki bidahuriza abantu bose hamwe, ahubwo buri muntu wese aba asa naho afite banki ukwe muri telefone ye cyangwa muri mudasobwa ye mu bubiko bwe bwite yaguze kuri internet. Urikoresha abasa naho yamaze kurenga ubushobozi bwa guverinoma n'amananiza yayo yose yo kugenzura amafaranga no kugenzura imari y'abantu. Ni mu gihe amafaranga yawe warangije kuyahindura muri ubu buryo, wowe ubwawe ugatanga service cyangwa ukayiha. Biranoroha cyane rero gushakisha ibicuruzwa runaka kuri internet. Iyi ni nimwe mu mpamvu guverinoma zitandukanye zikomeza cyane gutinyira ifaranga, kubera yuko leta ntabwo byifite ubushobozi buhagije bwo kugenzura amafaranga abantu bafite kuri za konti zabo. Ikindi nuko ibi ngibi bishobora gukubita hasi cyane ubukungu bwazo nyuma yo kubura yandi yose zabaga zifite mu mabanki aya mafaranga afatika nyine. Niwumva ijambo cryptocurrency uraza kumvamo ijambo inscription. Uburyo bikorwamo nuko ari ubucuruzi buba bukorewe hagati yanyu mwembi, wowe n'uwo muri gukorana, na undi muntu wo ku ruhande ugomba kubizamo banki cyangwa undi muntu runaka. Uze nko kujya muri WhatsApp yawe urebe hejuru kuri chat yawe n'undi muntu, urasanga handitsemo ibiganiro byanyu ari end to end inscription. Bishatse kuvuga ko ibiganiro byanyu ari ibya babiri gusa, nta wundi muntu ushobora kubyinjiramo ku ruhande mutamuhaye uburenganzira, keretse hajemo undi muntu ku bundi buryo nk'ibyo tumaze iminsi twumva bya Pegasus. Ibyo muganira byo guhererekanya amafaranga cyangwa se ubucuruzi no kugira izi wallet na konti biba ari by'umuntu umwe ushobora guha uburenganzira undi umwe gusa, ntagende umuntu uzamo hagati. Ubwo akagombye kuzamo hagati ubundi ni leta. Ibisa naho igiye ku ruhande. Wari usanzwe uzi yuko uramutse uguze ikintu hanze bisaba kujya ku isoko ry'ivunja n'ivunjisha. Ako kanya ugikenera kuvunja no kuvunjisha, ubwo hajemo banki cyangwa se hajemo forex bureau abavunjayi. Ibyo ngibyo iyo byarangije kuzamo banki cyangwa abavunjayi, ubwo na leta iba yarangije kugeramo hafi aho ngaho ibihari rwose. Ntabwo tuvuze ibijyanye n'imisoro cyangwa ibindi byose bijyanye nabyo, ariko ntibishoboka yuko mwihererekanwa ry'amafaranga aya ngaya asanzwe mushobora kuba muri babiri mwenyine. Muri cryptocurrency ho ibyo ngibyo ntabwo biharangwa, byo leta bisa naho irangije guterwa ishoti. Mu bihugu bikunze kurangwamo amafaranga atagaciro buri kanya, benshi bahitamo kujya gukoresha bene ubu buryo bw'amafaranga ya crypto, bagakora akazi kabo mu buryo butuma bahemberwa ku ikoranabuhanga online. Ibi ngibi rero bituma amafaranga yabo abageraho bitabanje kunyura mu biganza bya leta cyangwa guverinoma. Amafaranga kandi abasa naho abageraho atataye agaciro na gatoya. Muri cryptocurrency hari icyitwa mining. Ni uburyo bwo kubika ibikorwa byose byakozwe ndetse no gucura amafaranga yo kuri internet bigakorerwa mu mashini rutura, mudasobwa. Byo byitwa processing power. Mining ni uburyo bwo kwemeza neza ibintu byose biba byakozwe cyangwa byahererekanyijwe, ubu ni hagati y'amafaranga nyine. Ibi ngibi bya mining ya cryptocurrency ivuga gukogota umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi kuri izi mashini zibikora. Bikogota umuriro ku kigero cyo hejuru cyane, ku buryo ngo nta nahantu bihurira n'ibijyanye no kwanduza ikirere. Urugero nko mu bihumbi 2017 icurwa rya Bitcoin ryatwaye umuriro ungana na megawatt 948. Uyu muriro ungana n'uwo ibihugu nka Angola cyangwa se Panama bishobora gukoresha umwaka wose. Angola ishyirwa ku mwanya w'102 mu bihugu bikoresha umuriro mwinshi cyane, naho Panama ikaba 103. Noneho uwo muriro uteranye wose. Mu buryo bwo kugira rwa ruhererekane rukoreshwa muri cryptocurrency ruzwi nka blockchain, amafaranga nka Bitcoin,
Ethereum, Litecoin hamwe na Monero. Abarirwa yuko yongereye imyuka ihumanya ikirere ya dioxide de carbone zabarwa hagati ya toni miliyoni 3 na 15. Ibyo byabayeho kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2016 kugera mu kwezi kwa gatandatu kwa 2017. Mu mwaka w'igihumbi 1983 nibwo umuhanga mu gukora amafaranga yo kuri internet David Chaum yatangaje umushinga we w'amafaranga adafatika cyangwa se amafaranga yo kuri internet azwi nka e-cash. Mu gihumbi 1995 nibwo aje gushyira mu bikorwa uyu mushinga we binyuze muri DigiCash. Uyu muhanga yabaye intangiriro mu gucura amafaranga yo kuri murandasi. Bitcoin niryo faranga ryo kuri murandasi ryamamaye cyane kurusha andi yose, ryacuzwe na Satoshi Nakamoto mu 2009. Ushobora rero kuba wibaza uburyo wagera kuri cryptocurrency iyo ari yo yose. Kuyatunga bisaba kugura ayo mafaranga, ukabubaye nk'umushoramari. Byitwa purchase cryptocurrency. Uyagura binyuze kuri crypto exchange. Ibi ngibi bigakorwa muri kompanyi zitandukanye nka Coinbase. Iyi ngiyi ni igurisha amafaranga cyangwa se eToro, Gemini, Sophie Active Investing, Binance US, BTC. Ukaba wanakoresha application zitandukanye nka Cash App n'izindi ziri kuri internet. Ariko izi nkubwiye nizo ziganwa n'abantu benshi ku isi mu bakoresha cryptocurrency. Ndabasuhuje. Muri iminsi hari kuvugwa cyane ubucuruzi bwo kwishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Abantu ntibigere bagira aho bahurira n'ibiceri cyangwa se izi noti zidusazira mu mufuka. Mu minsi iri imbere ushobora kwisanga ufatwa nk'umuntu wasigaye inyuma cyane mu bijyanye n'amajyambere, mu gihe uzaba ufite ibifurumba by'amafaranga kandi ibyo gusigara inyuma byo n'ubu byaratangiye. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko na leta z'ibihugu zikomeje kuzarira cyangwa se kugenda bigura intege mu kugera kuri iri koranabuhanga, zakwisanga abaturage bazo basanzwe baramaze gutangira gukoresha amafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Igihe iri koranabuhanga ritumviswe kimwe hagati ya leta n'abaturage, mu bihe biri imbere uzasanga iri koranabuhanga risa naho ritumye leta n'abaturage baca ukubiri mu bijyanye no kugira amafaranga, kwishyura no gutunga amafaranga. Twari dusanzwe tumenyereye gutanga amafaranga mu ntoki kugira ngo tubone service dushaka cyangwa duhabwe ibicuruzwa. Niyo utayatanga mu ntoki ariko bigakorwa mu buryo bwigaragaza cyane, nko gukoresha uburyo bwo kuyahererekanya ku mirongo y'itumatumanaho, mobile money, cyangwa se nanone konti zacu muri banki. Hari ubundi uburyo bushyashya, cryptocurrencies. Nkuko byumvikana ni amafaranga asanzwe nkuko twavuga amafaranga n'ubundi. Ukamenya yuko harimo amadolari, amadinari, amapounds, amaeuro, amanyarwanda, amashiringi n'andi atandukanye yose muri cryptocurrencies. Aya ngaya yo muri cryptocurrencies aho atandukaniye n'aya ngaya asanzwe nuko ari mu buryo buri digital cyangwa se uburyo budafatika bw'imibare gusa. Nta noti cyangwa se ibiceri. Abakora internet murandasi akoresha ubuhanga bwitwa blockchain mu kuyaha agaciro. Blockchain ni uburyo bwo kubika amakuru, uruhererekane rwo kuyahanahana kuri za mudasobwa ku isi yose, aho umuntu yaba ageze akabigenzura neza, akishyura cyangwa akishyurwa. Ni mu buryo bw'ikoranabuhanga azwi cyane, yanamamaye ku isi yose n'ubu batangiye gukoreshwa henshi. Ni Bitcoin. Ntabwo atangwa na za leta cyangwa se za banki nk'uko handi bisanzwe bigenda. Buriya nubwo ujya wumva Bitcoin ntabwo ariyo yonyine ihari. Hari n'andi mafaranga menshi atandukanye. Ahangaha twavuga nka Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, USD Coin, Dogecoin, Binance USD, Polkadot, XRP n'andi menshi. Cryptocurrencies ni nyinshi. Cryptocurrencies uyatanga binyuze kuri murandasi, ubundi nawe ugahabwa ibyo waguze byaba ibicuruzwa cyangwa se service usaba, ibintu bikarangira gutyo. Ibigo byinshi bitandukanye bishobora gukora ifaranga ryabyo. Iri faranga akenshi ryitwa tokens. Ibi bigo bitamo yuko rikoreshwa mu kugura ibicuruzwa na service bitanga. No kuvuga yuko ikigo runaka gitanga service ku bakiriya benshi gishobora guhitamo kwikorera ifaranga ryacyo kuri internet, abantu bakigana cyangwa abantu bahererekanya service zacyo bakaba ariyo bakoresha gusa. Bifate nko kugura itike
ikwemerera kugura ibikujyana muri kasino. Uzakenera gufata amafaranga yawe asanzwe wari ufite mu ikofi cyangwa se kuri ATM cyangwa andi mafaranga wari ufite mu mufuka, hanyuma noneho ayo mafaranga uyavunjemo cryptocurrency kugira ngo biguheshe uburenganzira bwo kugera ku bicuruzwa na serivisi z'ibyo bigo. Ibigo runaka, tuvuge nk'ibigo bicuruza ibiribwa, ibicuruza matela, ibicuruza mudasobwa, ibicuruza amabuye y'agaciro, ibicuruza amabati cyangwa ibindi bicuruza ibintu ibyo ari byo byose. Mwibaze biramutse bivuze ngo ntimuzongere kutuzanira amafaranga, ahubwo ayo mafaranga ni muyavunjemo itike twebwe twatanze, itike iri kuri interinete, noneho buri tike igahabwa agaciro kayo. Bavuga bati umuntu ushaka matela aragura wenda itike ifite agaciro kangana n'ibihumbi 100. Ubwo noneho amafaranga ntuyajyane, wowe ukajyana ikigaragaza yuko waguze iyo tike iri kuri interinete. Nuko nguko ibigo bimwe bihitamo gukoresha ubwo buryo, ni cryptocurrency. Iyi niyo rero bimwe mu bihugu biri kwigaho ubu ngubu kugira ngo bibe byakwemeza gukoresha aya mafaranga yo mu ikoranabuhanga yasimbuye amafaranga yandi asanzwe. Mu minsi yashize, Perezida wa Tanzania Mama Samia Suluhu yasabye abakozi b'abanki nkuru y'icyo gihugu kuba maso mu gihe mu bice bitandukanye by'isi abantu bakomeje gushishikarira cyane gukoresha bene aya mafaranga azwi nka cryptocurrency. Ntabwo ari Tanzania gusa, kubera yuko u Rwanda nka kimwe mu bihugu byimirije imbere cyane ikoranabuhanga, Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje yuko iri gukora ubushakashatsi n'inyigo bigamije kureba uko mu Rwanda hatangira ikoreshwa ry'aya mafaranga y'ikoranabuhanga ya cryptocurrency. U Rwanda ruvuga yuko ruzinjira mu buryo bw'amafaranga y'ikoranabuhanga agenzurwa na Banki Nkuru y'Igihugu bizwi nka Central Bank Digital Currency. Ubu ngubu bukaba butandukanye gatoya n'ubwa cryptocurrency. Bimwe mu bitandukanye Central Bank Digital Currency na cryptocurrency harimo yuko kimwe kiba kigenzurwa na Banki Nkuru y'Igihugu, mu gihe ikindi gishobora kugenzurwa n'ubonetse uwo ari we wese nk'ibigo by'ubucuruzi bifite ikoranabuhanga ryo hejuru, ariko n'abandi bantu bazobereye cyane mu ikoranabuhanga bashobora kukigenzura. Ibi ngibi rero bituma ikoreshwa rya Central Bank Digital Currency ritagira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu ugereranyije n'uko bigenda kuri cryptocurrency. Central Bank Digital Currency na cryptocurrency bihuriye ku kuba byose bikoresha ikoranabuhanga rifasha mu guhererekanya ibicuruzwa cyangwa gutanga za service hifashishijwe Bitcoin. Twayibonyeyo. Gusa kuri Central Bank Digital Currency ibi bikorwa biba biri mu ibanga, mu gihe cryptocurrency kiba ari icya rubanda, kiba kiri ahantu hose kuri interinete. Nigeria niyo gihugu cyonyine muri Afurika cyatangiye kureba uko cyatangiza ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga ariko ku buryo igihugu gishobora kuyagenzura. Igihugu cya El Salvador nicyo muri Amerika y'Epfo cyabimburiye ibindi bihugu byose biri ku isi mu kwemeza ku mugaragaro ikoreshwa ry'ifaranga ryo mu ikoranabuhanga rizwi nka Bitcoin. Ryemewe n'amategeko y'iki gihugu ubu ngubu, bivuze ko cyamaze kwinjira muri cryptocurrency byemewe n'amategeko, nicyo cya mbere ku isi. Muri cryptocurrency ntabwo amafaranga atagaciro bishingiye ku micungire y'amafaranga nk'uko bigenda ku mafaranga asanzwe y'ibihugu. Banki nkuru z'ibihugu ntawe zihurira n'aya mafaranga ngo uvuge yuko wenda hashobora kubaho igabanuka ry'agaciro k'amafaranga binyuze muri inflation cyangwa se deflation. Nubwo ari faranga ryo kuri interinete, hari ibihugu bimwe na bimwe bitararyemera, ariko ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zamaze kubyemera. Muri makeya biterwa n'igihugu uko kimeze, uko ubukungu bwacyo bumeze n'uko ikoranabuhanga ryacyo riteye imbere. Urubuga rukora ubushakashatsi ku masoko mpuzamahanga rwa coinmarketcap.com ruvuga yuko kugeza ubu ngubu hariho amafaranga ya cryptocurrency arenga 10,000 yose akaba ari ku isi acuruzwa. Ibyo ngibyo byagaragaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Aya mafaranga yose hamwe yabarwa agaciro ka trillions 1.3 by'amadolari y'abanyamerika. Akaba yari amaze iminsi ataye agaciro kubera ko mu kwezi kwa kane yari trillions 2.2 by'amadolari y'abanyamerika hashingiwe ku makuru y'ubushakashatsi ya CoinMarketCap. Ifaranga rya Bitcoin, dore yuko ari naryo ryamamaye cyane mu yandi ma cryptocurrencies yose, ryonyine ribarirwa miliyaridi 600 z'amadolari y'abanyamerika. Nuko nguko uyu munsi rihagaze. Nyamara mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2021 ryabarirwaga trillions 1.2 by'amadolari y'abanyamerika. Ubwo naryo ryataye agaciro. Mu mafaranga adafite igihugu ashingiyeho
cyangwa se ngo agaragare ku buryo umuntu yafata mu ntoki, Bitcoin irayoboye cyane muri ayo mafaranga. Uyafite uyifate nk'idinari rya Kuwait mu mafaranga asanzwe, kubera ko ubu ngubu niryo riyoboye andi yose mu ivunja n'ivunjisha. Gusa ntaho rihuriye na Bitcoin. Iri ngiri rya Bitcoin rimwe gusa rirahenze cyane, kubera ko riba ringana n'amadolari y'abanyamerika 32,000 mu manyarwanda abagera kuri miliyoni 32 cyangwa se arengaho gato. Watangiye kubara yuko ufite ama Bitcoin runaka nk'ibihumbi byayo, nta kabuza uba waratangiye kurenga uruhombero, ubarirwa mu baherwe. Muri cryptocurrency kugira ngo utunge amafaranga bisaba yuko uba ufite currency wallet. Iyi ngiyi ni nka konti yawe muri banki, kubera ko hari amabanki akora ibingibi byo kuri internet byo kubika amafaranga atagaragara. Kuyahererekanya bikorwa na nyirayo gusa yifashishije icyitwa wallet ID cyangwa se wallet identification. Dusanzwe tumenyereye yuko amabanki asanzwe agira identification yayo. Aha rero urebye nabyo byenda kumera kimwe, ariko ahangaha identification iba ari umuntu ku giti cye. No kuvuga yuko mu bundi buryo nawe ubuhindutse banki. Buri muntu wifuza gutunga cyangwa guhererekanya iri faranga agira ububiko bwe. Ushobora kubika amafaranga kuri internet, aho ufungura konti ukajya winjiramo igihe cyose ushakiye, ukakoresha icyo ushatse uhereza abantu ugura cyangwa ugurisha. Wifashisha programu ushobora gushyira muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe, ukagura ububiko bwabugenewe Bitcoin hardware wallets. Ikindi nanone ushobora gukoresha impapuro mvunjwa faranga. Cryptocurrency ni ifaranga rikomeye cyane, rifite ububasha rikagira n'umudendezo mwinshi ku isi, by'umwihariko nko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. By'umwihariko nk'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bikunda kugira ibibazo by'ubukungu no kugwa kw'ifaranga, kimwe n'ibihugu biri mu bihano by'ubukungu usanga biteseka cyane. Inama nziza ngo kwaba ari gukoresha cryptocurrency mu buryo bwari bwo bwose. Isoko rya cryptocurrency kurikora no kuribonaho uburenganzira rihuse cyane, kandi riroroshye ku bantu bose kurusha uburyo bw'amabanki gakondo asanzwe. Ibi ngibi biterwa no kuba muri crypto hari amabwiriza n'ibisabwa bikeya ugereranyije n'ibyo umuntu yasabwa mu yindi banki. Impamvu ibyo umuntu asabwa bisa naho aba ari bikeya no kubera yuko banki bidahuriza abantu bose hamwe, ahubwo buri muntu wese aba asa naho afite banki ukwe muri telefone ye cyangwa muri mudasobwa ye mu bubiko bwe bwite yaguze kuri internet. Urikoresha abasa naho yamaze kurenga ubushobozi bwa guverinoma n'amananiza yayo yose yo kugenzura amafaranga no kugenzura imari y'abantu. Ni mu gihe amafaranga yawe warangije kuyahindura muri ubu buryo, wowe ubwawe ugatanga service cyangwa ukayiha. Biranoroha cyane rero gushakisha ibicuruzwa runaka kuri internet. Iyi ni nimwe mu mpamvu guverinoma zitandukanye zikomeza cyane gutinyira ifaranga, kubera yuko leta ntabwo bigifite ubushobozi buhagije bwo kugenzura amafaranga abantu bafite kuri za konti zabo. Ikindi nuko ibingibi bishobora gukubita hasi cyane ubukungu bwazo nyuma yo kubura yandi yose zabaga zifite mu mabanki aya mafaranga afatika nyine. Niwumva ijambo cryptocurrency uraza kumvamo ijambo inscription. Uburyo bikorwamo nuko ari ubucuruzi buba bukorewe hagati yanyu mwembi, wowe n'uwo muri gukorana, na undi muntu wo ku ruhande ugomba kubizamo banki cyangwa undi muntu runaka. Uze nko kujya muri WhatsApp yawe urebe hejuru kuri chat yawe n'undi muntu, urasanga handitsemo ibiganiro byanyu ari end to end inscription. Bishatse kuvuga ko ibiganiro byanyu ari ibya babiri gusa, nta wundi muntu ushobora kubyinjiramo ku ruhande mutamuhaye uburenganzira, keretse hajemo undi muntu ku bundi buryo nk'ibyo tumaze iminsi twumva bya Pegasus. Ibyo muganira byo guhererekanya amafaranga cyangwa se ubucuruzi no kugira izi wallet na konti biba ari by'umuntu umwe ushobora guha uburenganzira undi umwe gusa, ntagende umuntu uzamo hagati. Ubwo akagombye kuzamo hagati ubundi ni leta. Ibisa naho igiye ku ruhande. Wari usanzwe uzi yuko uramutse uguze ikintu hanze bisaba kujya ku isoko ry'ivunja n'ivunjisha. Ako kanya ugikenera kuvunja no kuvunjisha, ubwo hajemo banki cyangwa se hajemo forex bureau abavunjayi. Ibyo ngibyo iyo byarangije kuzamo banki cyangwa abavunjayi, ubwo na leta iba yarangije kugeramo hafi aho ngaho ibihari rwose. Ntabwo tuvuze ibijyanye n'imisoro cyangwa ibindi byose bijyanye nabyo, ariko ntibishoboka yuko mwihererekanwa ry'amafaranga aya ngaya asanzwe mushobora kuba muri babiri mwenyine. Muri cryptocurrency ho
ibyo ngibyo ntabwo biharangwa byo leta bisa naho irangije guterwa ishoti. Mu bihugu bikunze kurangwamo amafaranga atagaciro buri kanya, benshi bahitamo kujya gukoresha bene ubu buryo bw'amafaranga crypto, bagakora akazi kabo mu buryo butuma bahemberwa ku ikoranabuhanga online. Ibi ngibi rero bituma amafaranga yabo abageraho bitabanje kunyura mu biganza bya leta cyangwa guverinoma. Amafaranga kandi abasa naho abageraho atataye agaciro na gatoya. Muri cryptocurrency hari icyitwa mining. Ni uburyo bwo kubika ibikorwa byose byakozwe ndetse no gucura amafaranga yo kuri internet bigakorerwa mu mashini rutura, mudasobwa. Byo byitwa processing power. Mining ni uburyo bwo kwemeza neza ibintu byose biba byakozwe cyangwa byahererekanyijwe ubone hagati y'aya mafaranga nyine. Ibi ngibi bya mining ya cryptocurrency ivuga gukogota umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi kuri izi mashini zibikora. Bikogota umuriro ku kigero cyo hejuru cyane, ku buryo ngo nta n'ahantu bihurira n'ibijyanye no kwanduza ikirere. Urugero, nko mu bihumbi 2017 icurwa rya Bitcoin ryatwaye umuriro ungana na megawate 948. Uyu muriro ungana n'uwo ibihugu nka Angola cyangwa se Panama bishobora gukoresha umwaka wose. Angola ishyirwa ku mwanya w'102 mu bihugu bikoresha umuriro mwinshi cyane, naho Panama ikaba 103. Noneho uwo muriro uteranye wose. Mu buryo bwo kugira rwa ruhererekane rukoreshwa muri cryptocurrency ruzwi nka blockchain, amafaranga nka Bitcoin, Ethereum, Litecoin hamwe na Monero abarirwa yuko yongereye imyuka ihumanya ikirere ya dioxide de carbone zabarwa hagati ya toni 3 na 15. Ibyo byabayeho kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2016 kugera mu kwezi kwa gatandatu kwa 2017. Mu mwaka w'igihumbi 1983 nibwo umuhanga mu gukora amafaranga yo kuri internet David Chaum yatangaje umushinga we w'amafaranga adafatika cyangwa se amafaranga yo kuri internet azwi nka e-cash. Mu gihumbi 1995 nibwo aje gushyira mu bikorwa uyu mushinga we binyuze muri DigiCash. Uyu muhanga yabaye intangiriro mu gucura amafaranga yo kuri murandasi. Bitcoin niryo faranga ryo kuri murandasi ryamamaye cyane kurusha andi yose, ryacuzwe na Satoshi Nakamoto mu 2009. Ushobora rero kuba wibaza uburyo wagera kuri cryptocurrency iyo ari yo yose. Kuyatunga bisaba kugura ayo mafaranga, ukabubaye nk'umushoramari. Byitwa purchase cryptocurrency. Uyagura binyuze kuri crypto exchange. Ibi ngibi bigakorwa muri kompanyi zitandukanye nka Coinbase. Iyi ngiyi ni igurisha amafaranga cyangwa se eToro, Gemini, Sophie Active Investing, Binance US, BTC. Ukaba wanakoresha application zitandukanye nka Cash App n'izindi ziri kuri internet. Ariko izi nkubwiye nizo ziganwa n'abantu benshi ku isi mu bakoresha cryptocurrency. Centrafrica ni ikindi gihugu kimaze gushyira ku rundi rwego rwo hejuru ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga cryptomoney cyangwa cryptocurrency. Ni nyuma y'igihe gito gusa gishize Centrafrica yakiriye ko Bitcoin igomba gukoreshwa mu kugura ndetse no kugurisha ibyo ari byo byose imbere mu gihugu. Aha muri Centrafrica noneho kuri iki cyumweru hatewe n'indi ntambwe yihariye yo gutangiza ifaranga bwite ry'ikoranabuhanga rya Centrafrica baryise Sango. Il y a du diamant, du fer, du cuivre, du coltan, du lithium. Président Faustin Archange Touadéra ubwe nawe wabishyizemo imbaraga ashyira imbere cyane iyi gahunda, akomeza no kuyikangurira byihariye abanya-Centrafrica kwita cyane kuri iyi gahunda ndetse no kwihugura byihariye bagasoma kandi bagahererekanya n'ubumenyi ku ikoreshwa ry'aya mafaranga adafatika akoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ngo babona mudasobwa hariho hose cyangwa telefone ngendanwa buri wese agafata umwanya akabyiga akamenya uko akoreshwa n'uko abikwa. Ubusanzwe guhera mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Bitcoin nibwo yahise yemezwa mu bucuruzi bwose imbere muri iki gihugu cya Centrafrica, haba mu kugura ndetse no kugurisha mu bwishyu bwari bwo bwose ndetse n'ibindi. Noneho ubu ngubu rero President Touadéra ku bijyanye n'iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga Centrafrica yitangirije ubwayo Sango, akavuga ko ari faranga ry'agatangaza mu buryo bwihariye kuko rije gushyira ngo indi demokrasi muri demokrasi yari isanzwe izwi
ngo Centrafrica izaba noneho ikoresha ifaranga ryayo ryihariye mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi ngo n'agaciro karyo iri sango ngo kazashyirwa hejuru, ntabwo ngo gashobora kujya hasi kuko nanone atari ibikorerwa ahandi. Iryo faranga rishya rishobora kugereranywaho byonyine, kandi ngo no mu bihe biri imbere ibijyana n'ubweshyo bwose ku mitungo karemano ya Centrafrica nabyo bizajya bikorwa mu masango. Ni kuri iki cyumweru rero nibwo Perezida Touadera yabisobanuriye birambuye abanya-Centrafrica bose iby'iri faranga rishya ry'ikoranabuhanga, afatanije n'abaminisitiri bane muri guverinoma ye ndetse n'inzobere zihariye muri blockchain, uburyo bw'imicungire y'ifaranga iryo ari ryo ryose ry'ikoranabuhanga ikorerwa hagati ya mudasobwa runaka zihujwe, ku buryo n'amakuru yose ahererekanwa mu buryo bw'ibanga ricungiwe umutekano byihariye, ari igikorwa gisiga amakuru gusa hagati y'impande ebyiri zihererekanije iryo faranga ry'ikoranabuhanga. Ari nabwo bushya ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rero sango rya Centrafrica naryo rizajya rikoresha. Iyo bisobanurwa uko nguko abadafite byinshi bumva mu buryo nk'ubwo ngubwo kuri blockchain n'izindi mvugo zikoreshwa ku mafaranga y'ikoranabuhanga, hari ubwo byumvikana wenda nk'ibihambaye cyane, ariko ntabwo ari byo. Buri wese hapfa kwemezwa gusa ko ifaranga nk'iryo ngiryo ry'ikoranabuhanga rikoreshwa ku isoko runaka akaba yahita rikoresha rwose bitagoranye namba. Itandukaniro ryo ririho birumvikana, ariko ni hafi kimwe nuko nta buhanga bw'agatangaza buba mu kubika amafaranga yawe kuri telefone ugendana, ukaba wagura akaba ariyo wishyuramo, cyangwa se nawe waba ufite ibyo ugurisha akaba ariyo wishyurwa, kandi bikumvikana ntihagire n'impaka nambazi bibamo, mu gihe nyamara n'ubundi ntawe uba yakiriye noti cyangwa se biceri namba. Buri wese mukaba mwatandukana n'ubundi anyuzwe, kandi ntawe utanze cyangwa se ngo yakire amafaranga yariyo yose afatika. Ari imibare gusa ushobora gusoma ku kirahure cya telefone ugendana ukabona neza ko wayishyuye cyangwa se wayishyuwe. Nuko binagenda rero no kuri aya mafaranga y'ikoranabuhanga nk'iri ngiri sango ryatangijwe muri Centrafrica, iri no kwihuta mu guca gahigo ku kandi mu ikoreshwa ry'aya mafaranga y'ikoranabuhanga, kukuretse no kwifashisha asanzweho mu buryo mpuzamahanga nka Bitcoin. Ubwo noneho Centrafrica nyine ari igihugu cyitangirije n'iryo faranga bwite ryacyo sango. Nubwo bisa naho Centrafrica ari kimwe mu bihugu ku mugabane wa Afrika biri kwihuta cyane mu ikoreshwa ry'aya mafaranga y'ikoranabuhanga, cryptocurrencies cyangwa se digital currencies, nubwo kandi n'ubundi hafi hose bikiri imihini mishya, ariko nanone mu bihugu byinshi mwese nanone ni ikoranabuhanga rirambye cyane cyane mu ikoreshwa ry'aya mafaranga y'ikoranabuhanga, henshi atanagira aho yahurizwa na leta z'ibihugu mu micungire yayo, ariko yarangije guhinduka mpuzamahanga nka Bitcoin n'andi menshi ariho mu bijyanye n'agaciro kayo. Amwe karahambaye cyane rwose iyo bigeze mu ivunjwa ryayo, ku buryo nk'ubu ngubu Bitcoin rimwe ryonyine rihagaze mu madolari y'abanyamerika 19,295, ubwo Bitcoin rimwe gusa ni miliyoni zisaga 19,730 by'amafaranga y'u Rwanda. Aho ngaho urabyumva neza ko ari akayabo buri muntu wese ataba atunze, cyangwa nanone bikaba bitashoboka kufatira iryo Bitcoin rya miliyoni zingana uko nguko mu mafaranga y'u Rwanda ngo urigure nk'agapaki kamwe gusa k'ibisuguti, shikarete cyangwa irindazi n'ikarita ya telefoni. Aho ntabwo byashoboka. Bisaba rero ko kimwe n'andi mafaranga aya ngaya mu buryo busanzwe afatika ushaka ubu ngubu watangira no kwita gakondo mu ivunja, bisaba nyine units nto zivunjisha, nk'uko bitashoboka ko habaho inoti y'ibihumbi 5 gusa mu mafaranga y'u Rwanda ngo aba ariyo nk'ubwo wishyura ugura ikibiriti kimwe, ahubwo hakabaho uko nguko nyine mu zindi units nto, ibiceri bito ndetse n'inoti nto munsi y'iyo ngiyo ya 5 kugira ngo habashe gukorwa ubweshyo ku by'agaciro kari munsi cyane wenda y'ibyo bihumbi 5. No kuri aya mafaranga y'ikoranabuhanga ushobora nk'ubwo bwo kuba wayakoresha mu buzima bwawe bwose, ariko utaratungana rimwe Bitcoin rimwe ryuzuye, ariko nyine ari ama Bitcoin n'ubundi ukoresha ubuzima bwawe bwose, kuko nayo afite ibice byayo. Ibyo ni Satoshi rimwe rikangana na kimwe cya miliyoni 100 zose cy'Bitcoin rimwe. Nk'ubu kwivunjisha ry'aka kanya ni amasatoshi 5,173 wahwanye n'idolari rimwe ry'abanyamerika. Ubwo ngubwo wahera aho ngaho ukumva ko ufite amasatoshi ibyo bihumbi birenga 5, waba ufite amafaranga agera mu 1,000 y'u Rwanda. Ubwo ngubwo no kugabanya uhereye aho ngaho mu gihe waba ujya munsi y'1,000 cy'amanyarwanda, cyangwa nanone ugakuba mu gihe ujya hejuru yayo. Byinshi ubwo urabyumva nyine ko bikorwa mu masatoshi gusa. Naho gutangira gutinyuka byonyine kuvuga ubweshyo mu Bitcoin ngo zageze kuri rimwe ryonyine ujye hejuru yaryo rirenza, ubwo ngubwo byaba ari by'abahirwe badasanzwe, cyangwa se ubari ingengo y'imari y'ibigo bihambaye ndetse n'ibihugu ahakorerwa ubweshyo byonyine nk'ubwo bw'ama Bitcoin 5 yonyine gusa. Urumva ko haba ari hahandi abantu batangira guhura mwibanga no kuvuga bongorerana, cyangwa se inyuma yabo hashinze amabendera y'ibigo bakorera, yaba ari akayabo.
ntabwo nanone ayo mafaranga y'ikoranabuhanga yose ari ay'agaciro gahambaye gutyo, hari n'andi menshi n'ayavunjwa mu gaciro gatugereranije n'amafaranga yandi atari ay'ikoranabuhanga, nk'ayitwa Avalanche rimwe nk'ubu ngubu ku isoko ni amadolari 16 y'abanyamerika, ni nk'ibihumbi 16 mu mafaranga y'u Rwanda, ariko nayo urumva ko atoroheje na gato. Uretse bene aya ngaya rero yiganjemo atagengwa na leta z'ibihugu ku buryo atari banki nkuru ziyagenzura, ni ikoranabuhanga iringiri ryasunikiye leta mu bihugu byose nazo kubona neza ku iherezo nta rindi nabiyo nzira bagomba kuyicamo bakayiganamo uko byagenda kose, kuko icyo gihe byazarangira hari leta zisigaye zikoresha amafaranga mu buryo bwa kera zonyine, abaturage hose bo bibereye ahandi bagakora business bakishyurana mu buryo zitabarizwamo namba zitanafiteho ubugenzuzi ubwo ari bwo bwose. Ibyo rero byatumye noneho banki nkuru z'ibihugu hafi byose mu isi nazo zitangiza imishinga yo gushyira ku isoko aya mafaranga y'ikoranabuhanga, n'icyo bise Central Bank Digital Currencies CBDC. Ayo niyo wakwita ubu ngubu cryptocurrencies za leta z'ibihugu, ariko muri iyo nzira leta hose zarasigaye bitangaje, kuko abantu ku giti cyabo barangije kubaha umwitangirizwa uhambaye bashinga blockchains za mbere nka Satoshi Nakamoto na Bitcoin yatangije ku mugaragaro ku itariki 3 Mutarama mu 2009 ubwo yashingaga block ya mbere y'ama Bitcoin yiswe Genesis block. None Bitcoin yatangije atyo mu 2009 gusa, rimwe n'ibihumbi twagarutseho birenga 19 by'amadolari y'abanyamerika. Ni ryari CBDC cyangwa se iryo faranga ry'ikoranabuhanga rizashyirwaho na leta ya Amerika cyangwa indi yariyo yose mu isi rizayingayinga Bitcoin rimwe? Ntabwo ari ejo. Ni nayo mpamvu abantu nk'uyu nguyu wahimbye ama Bitcoin Satoshi Nakamoto n'ubu ngubu ntawe uzi uwo ari we, wasanga atakinabaho. Yumvikana uko nguko nyine nk'umuyapani mu nyito, ariko hari n'amahirwe menshi cyane ko ashobora no kuba atari n'umuyapani. Nta wigeze amumenya bibaho, kuko nta kabuza yari gukindurwa cyangwa gatabwa muri yombi ku byaha yari gushinjwa umurundo wabyo birimo ndengakamere rwose, ndengamipaka, kuko atari no gushinjwa gusa kwigana amafaranga y'igihugu kimwe nk'ubwo ngubwo, ni impinduramatwara zose zihambaye bidasanzwe, ndetse no guhindura system mpuzamahanga yose y'ubweshyu mu byashara ku isi hose. Ariko byarangiye ikoranabuhanga naryo byumvikanye neza ko rizana impinduramatwara zihariye. Leta z'ibihugu zarwanye no gukumira amafaranga nk'aya ngaya y'ikoranabuhanga, ariko biranga. Abantu nk'aba ngaba banakamora babyizeho neza, leta nyinshi birangira noneho nazo zibyakiriye. Ubu ngubu nazo rero kimwe n'uko nguko babikoze muri Central Africa, batangiye nabo gushyira ku isoko amafaranga y'ikoranabuhanga nka Sangu ya Central Africa. Hari ibindi bihugu byinshi byateye intambwe muri uyu murongo, nko muri Bahamas mu kwezi kwa 10 mu 2020 banki nkuru muri iki gihugu yashyize ku isoko ifaranga nk'iringiri ry'ikoranabuhanga baryita Sand Dollar. Muri Nigeria naho banki nkuru guhera mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize naho batangije Naira cyangwa Electronic Naira. Ubu rirakoreshwa mu guhererekanya amafaranga ndetse no kugura kimwe no kwishyura mu bubiko butandukanye. Ahandi henshi nabo barabikoze, nko muri Sweden nabo bari mu mushinga wo gushyira ikorona ry'ikoranabuhanga ku isoko, ni ikorona. Abashinwa nabo kuva mu 2020 nabo batangije imishinga yo gutangira kwifashisha yuan ry'ikoranabuhanga bitarenze muri uyu mwaka. Ni kimwe no muri Jamaica. Muri Ukraine n'imishinga nabo batangije kuva mu 2016. Mu Buhindi naho bembeje ko bitazarenza ukwezi kwa 3 ku mwaka utaha badatangije irupi ry'ikoranabuhanga. Mu mwaka utaha ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi nabyo bizatangira kwiga ku mushinga w'euro ry'ikoranabuhanga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho President Joe Biden mu kwezi kwa 3 ku mwaka ushize yasinye itegeko ryihariye risaba icyafatwa nka Ministeri y'Imari na Departement y'Ubukungu ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutangiza inyigo yiswa hazaza h'amafaranga, the future of money, ngo higwe ku buryo hatangizwa idolari ridafatika naryo ry'ikoranabuhanga. Ubwo rero birumvikana neza ko nk'uko Biden ubwe yahisemo kubyita bigarukaho the future of money, ahazaza h'amafaranga hatakiri mu mpapuro n'ibiceri habe namba, ahubwo hazaza habarizwa mu mafaranga adafatika. Ibyo byose rero nabyo biroroshye kubyumva, ni nk'uko ngubu imihanda itacyuzuye udupapuro kera mwaguraga mugashishura mugasangamo imibare yo kwandika muri telefoni zikandaguwe ngo utunyenyeri n'inzego, ubundi ubwo ngubwo mukaba muguza iminota runaka yo guhamagara. So guhamagara gusa nako mbere ngo twaguraga n'ifatabuguzi ryo kwitaba. Hari ibigo bishobora kuba byaritonatuniye ku baguzi mu gihe kitari gito, ariko nanone ubwo wenda ni naho ikoranabuhanga ryari rigeze nta wabarenganya. Rero n'ubwo hose wenda imishinga ya za banki nkuru z'ibihugu itaratangazwa ngo bijye ku karubanda, nta na hamwe byanze bikunze leta zaba zitari kwiga ku mishinga nk'iyi ngiyi yo gutangiza ifaranga nk'iri ngiri. Ku cyumweru Perezida Dr Faustin Archange Touadera nawe yatangije muri Central Africa
n'ahandi nta kabuza ubwo ngubwo bizagenda bishyirwa mu bikorwa binagarukwaho uko bigezweho uburyo budashidikanywaho namba. Izo ngizo ni impinduka ahubwo mukwiye gutangira kwakira no gushaka kubisobanukirwaho byinshi birambuye n'ubwo kugeza aka kanya bisa n'ibyumvikana cyane. Naho rero ku rundi ruhande ubwo ngubwo turebye uko byakirwa nk'ahangaha muri Central Africa, leta yatangije Sango ejo bundi ku cyumweru. Hari benshi bashima cyane ubu buryo Central Africa ari igihugu gikataje cyane mu ikoreshwa ry'amafaranga y'ikoranabuhanga, ndetse ikaba itangije ku mugaragaro n'iri ngiri bihariyeho ryabo bwite Sango. Ariko nanone abandi barabinenga cyane bavuga ko bizafasha nanone bamwe muri ba rusahurira mu nduru, abayobozi bakuru mu bigo bitandukanye bya leta cyangwa se mu nzego bwite zayo n'abo bafatanya muri ruswa n'ubusahuzi mu bikorwa byiza ndonke, kuko icyo gihe ngo nta bugenzuzi bufatika cyangwa se bwihariye bwo gukurikirana neza amafaranga yabo buzongera kubaho nk'uko Crypto Mining Zone. Subscribe, share, like and comment. Watch full video for understanding. Thanks.